This man. ko watinze sigiye mani twavuganiye kweli noneho nendi mu nzira mbwira nyine amafaranga uri bume mani ese kana mama ndagutera yambaye ejo ndi muri cya kirori wumvishe se bro ngiye nshaka kuyikugurisha mani kandi nyine giye mani urabizi boro zanjye ziba zirenze iranakomeye mwana irakomeye ku buryo nafashe ibi ugakubita kanuvi ugakubita nta kintu yaba hari kibaye afitaye oya ndaguha ibiceri mwana ifate neza bro ni bake bayifite muri Rwanda nsabye umuvenisi Veni nagusabye mani ntabwo naguca Veni ngiye nawe ujya munsi cyane niwe nawe ujya munsi ntabwo njya nkunda ibintu byo gucira mani sana boro yanjye nimba udafite ibiceri njye kwishakira abandi baniga bayigura zana boro yanjye niba utajya kumva ko nayibye umbonyemo umujura se mani cyangwa umpamagaze bro ni we nyine mbwira nyine tugire mani ndega najya nkuzana n'izindi boro mani isoma namba zawe rega nawe umeze wajyangura abasika mu Kigali neje kushaka byihuta nari wenda yakuregerezaho bibiri by'akabayike we mbanze nyirebe cha nago bikunda pe nago bibiri byakunda broski nanjye bori bayamenze mani kandi ngiye sinjya nkunda ibintu byo gucira abandi bajene tugurana baraza bakamereza ibiceri nkigendera ko nago mba mfite umwanya wo gutega inama nyine ikizere kiravuna ese ko ari n'ubwa mbere sibyo nshaka kujya Jesus is Lord. Allah umunyonyo irarenze iyo boro umunyonyo irarenze ibijyana nago amajyaruguru iburengerazuba amajyepfo byose birimo kandi hari ariho ryarenze nese n'amajyaruguru guteka neho ryarenze oya mani se nawe rero sha nawe sinzi ibyawe tu ari boro uzayimenyera uko uzagenda uyitunga kujya kurangura ndi kwihuta we mbwira gawemereza 19 birangira aribi ubwo ndagwa kuri Binance ko wanyihutisha gasaba n'ujye je mba shaka abantu bafite amafaranga cash none dore nyumvira ibintu utangiye ngaho nawe ndebera koko nese ubu muri Kigali ariko ubundi twavuganiye uza abajene mba nakatiye kugira nze nkuzane boro mani nyine mbwira nyine tubisoze mwana igikorwa cyacu ubwo ndi kwihuta giye kujya kurangura mu mujyi mwana ndaguhonda gukubita kuri mama oya kuri mama akwiye nindi ukigenda n'ibiceri mwana uracye nayo gukata se bakata desa bakata desa oya barankata 1000 uyu munsi rega mana tubikuza baraduhenda mani nubwo utapfa kubyumva oya mani exiboro ntabwo nzikura mu Rwanda
ntabwo mbara ahubwo se ni muzima dore handi usanga umuntu yaragiye kwishyura diro ze umuntu akamuhambira Man! agane wasanga umuntu yahise amukandagira aramuha nize ko brand kimeze neza ahubwo se ngiye kubona byose brand kimeze neza Kigali oya manzi meze brand benyibika mbere No. ariko sha bibi ndamukunda na bibi namukizemo ya na bibi ndamukumbuye ya nziza ukuntu ndebye agafoto ndakabona we ako Kalisa za hano hantu nta nimwe yandangira mu rugo ko God have mercy upon us. ariko mana yanjye aba bantu ba hano mana yanjye nta n'umwe warangisha nta n'umwe ndebe ko kwiruka alo ye nisema gwesha tuzahura sema gwesha wa gicucu usiko yandege yahagamye nyine aso wowe bite byawe wowe dore nibwo ngera mu Rwanda aka kanya none nabuze umuntu ungeza mu rugo uri hehe wowe ndi ku muhanda wa 300 dore ni hano hafi rari tuhansanga sema gwesha tanga hano ku muhanda niho magazi wa 319 niho magaze dore abantu bari kundeba bagira vuba wowe ariko wowe warirashe wowe ufite ikibazo mu mutwe sema gwesha kandi ibintu ugeze kwa wa mukobwa ndashaka kujyayo nukuri nari bimeze utese cyameze neza ese ko mbona usigokiye cyane ego wapi nimba ari ukwera ari igihe kinini twari duhere tutabonana ni ukuri kw'Imana sha wabona ariyo ma okay baby nyine tukene ngiye kukubwira si byose tugenze nta kandi wihanganye kuba nakubwira iwawe oya naribi nari mukumbuye cyane Jesus is Lord. ahangaha ngiye naramenyereye ngiye manuka nirukanka uzi kuba ukuntu byangoye bantu ni heza niyo mpamvu ngomba kwimuka nakumira n'iporosi yarwama aho ni heza nta muntu watubangamira ntacyo koko mbona hateye ni baby ni heza cyangwa mbwire ngo ushyire mu mugongo oya naribi bijya bikugora ngo ukoropa ndakoropa urabona ahantu waba utakoropa se baby manuka neza igoye oya ntabwo igoye ni nziza rega tugende wigira ikibazo ikintu cyose ubona ni umutako ntabwo ari imyanda ubonye umuzika ari imyanda oya ni umutako ngiye ni umutako uretse mbanze mubwire umuntu usanze we none ibi ni ibiki murekure mwihorere ni umusanzi we itonde nyine murekure ubuse nimba ari umusinzi wo kwa muzima kuko
gatatuzi yaje wanyumvishije ari wanjye hano ntabwo reka uke mutuze wowe kuzana iwanjye iki kibandi cya ashino hariya hirya wowe uraza nawe wakoze ikosa wari ubizi neza ko ahantu nta muntu uhaba namusanze hariya hirya y'ibyo ukundana n'amabanga reka mubwire nagukundaga ariko reka mubwire sibyo itonde ibintu noneho tubirangirize musohoke wanjye uretse ngewe gasongera no kwirwa mpamagara ibiki reka mubwire sibyo nagukundaga ariko ibyanjye nabirangire unsibe rwose sawa birangire mugende mumvire wanjye